kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amina. Aho ni ibice 50 muri Yesaya umurongo wa 7. Twasomye n'ibice 40 muri Yesaya umurongo wa 28 ukageza kuri 31. Haravuga ngo 28 haravuga ngo mbese ntiwari wabimenya, ese ntiurabyumva? Imana ihoraho Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntiramirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amina. Haleluya. Uriya w'icyongereza we ntabwo bavuze ibisiga, bavuze ngo ibizu. Siko bavuze eagles. Aha. Nukuvuga ngo iri jambo ry'ibyiringiro riratubaza ikibazo ngo mbese nturabimenya? Ni nk'itangazo, ni nko kutwibutsa ko Imana yacu umuremyi w'impera z'isi zose ntirambirwa cyangwa ntiruha. Haleluya. Amen. Bishaka kumenyesha ngo n'abayikorera ntabwo bakwiriye gucogora, ntabwo bakwiriye kuruha. Haleluya. Amen. Urebesheje amaso y'umubiri hari byinshi tugira biduca intege, hari byinshi bitunaniza, twakabaye twaracitse intege, twakabaye twarabivuyemo. Ariko ijambo ry'Imana hano riratwereka yuko ngo abasore b'imigenda bazagenda bagira bate baruhe. Haleluya. Kandi koko muzabirebe, umuntu wese ugenda adafite intego, umuntu wese ugenda atazi yajya araruhanya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ariko umuntu ufite kwiyemeza, umuntu ufite icyo ashaka, umuntu uzi uwakurikiye ntabwo ajya acika intege. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana bivuze ngo abasore b'imigenda bazagenda bagira bate baruhe, ngo ndetse bazagera igihe bagwe rwose. Niko ijambo rivuga. Hari abana tujya tureba bafite ibizigira murabizi, ibigango, abana ukabona bafite ikirere nka Samuel yari umusore, ushobora kumureba ukavuga ati uyu nguyu niwe wagira gute, niwe wakwihangana, uyu nguyu niwe wagenda urugendo rurerure. Ariko hari igihe mugenda akavuga ati ngenda gushya kabisa, ngewe mbivuyemo rwose, ndagize gute, nsubiye iyo mvuye, nsubiye inyuma. Bene data, urugendo rw'agakiza uru ni urugendo rurerure, ni urugendo rusaba kwihangana, ni urugendo rusaba kwizirika umukandara. Haleluya. Mu by'ukuri nta muntu wakurikira Yesu ngo azabe ari aho adafite kwiyemeza ndetse no kwiyanga nk'uko yavuze ngo muzagendane. Kuko mu nzira y'agakiza harimo imitego myinshi, harimo urucantege rwinshi, harimo ibigusha byinshi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo n'abasore bazagenda baruhe, ngo ndetse bazagera n'igihe bagwe. Ngo ariko abasaza cyangwa abakuze bazi Imana yabo, haleluya, bashaka Imana yabo n'umuhate, bazagira imbaraga. Haleluya. Ngo batumbagire baguruke nk'ibizu. Niko Bibiliya itubwiye mu Cyongereza, ariko mu Kinyarwanda ngo baguruke nk'ibisiga. Yesu ashimwe cyane. Izo mbaraga zitugurukisha ntabwo ari imbaraga za kamere muntu, ntabwo ari imbaraga za kimuntu, ahubwo ni imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Ni imbaraga z'urukundo rw'Imana. Ntangira baje hano mwebwe nabasobanuye intego y'itorero ryacu ni love back. Ni ikigaragaza ko uwababariwe byinshi akunda cyane. Iyo rero uzi ko Imana hari aho yagukuye, iyo uzi ko Imana hari urukundo yakweretse binyuze mu mwana wayo wa Yesu Kristo, uremera ukayinamba. Mu gihe abandi bagera bagacogora. Haleluya. Umuhungu umwe yigeze kumbaza muri Uganda bya Mukama Abati,
bya mugama ni nka bya Mungu cyangwa by'Imana sinzi nkuko nitwa ngiye kubwa Imana. Haleluya. Uwo mwana aravuze ariko se pastor konje mbona wowe udufaranga twose ubonye ushira mu gukorera Imana nayo batuye ukayahindukira bakangya bakagarura mu Mana wowe umukira. Urumva iryo jambo yambuye mu kiganiro kati ngofunira wowe bonera he ndabangiye aho mbona ntabwo hazi. Iyo mbonye ubugingo bw'abantu buruhutse, iyo mbonye abantu basanze Yesu ubona umunezero wawe. Haleluya. Njya mu bukwe bw'umuhungu wanjye Fideli, uyu mubyeyi we yaramubonye muri umunawe witwa Inosa ejo bundi nari ngiye kumushyingira mu Rwanda, none twicaye n'abasore bo hano muri Canada muzababona bazaza hano rimwe, barambwira ati ariko se pastor kuki mubona abapasiteri munezererwa ubukwe cyane bibanezeza mwiki? Ndamubwira ubukwe ni umugambi w'Imana. Ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana ntabwo kitanezeza umukozi w'Imana. Twebwe tuzi yuko Imana niba baje gushyingira umuntu ngo byendene yamuremeye umufasha umukwiriye kugira ngo ataba wenyine ngo ahubwo babyare bororo. Nuvuga ngo Satani gahunda ye ni ugukuraho abantu abica uko nicyo cyamuzanye, ariko gahunda y'Imana ni ukugira ngo abantu babyare bororoke. Rero umupaseri agomba kurinda itorero ibyaha iyo abantu badashingiwe bakora ibyaha. Haleluya. Ni rero iyo mbonye umuntu washingiwe ngomba kumushyigikira hasi hejuru kuko aba ari mu mugambi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So ibyo bintu bibiri rero nibyo binezeza abapaseri, ni ukubona abantu bakizwa, ni ukubona abantu bakora ubukwe. Ikindi cya gatatu ni ukubona abantu babyara. Iyo ubonye abantu bashingiye batabyaye, umupaseri ahora ku nkeke ariko mabasenga Mana tabara ubu bwoko tabara, kuko iyo hatabaye icyo ngicyo Satani abyinjiriramo intambara ikafuka. Kandi nicyo aba yabikoreye kugira ngo afungure ubyara, kugira ngo itorero ritaguka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero niyo mpamvu mwena abasore bagera aho bagacogora kuko batazi icyo bashaka, ariko twebwe abasaza tuzi Imana yacu. Haleluya. Twe twamenye iyo twakurikiye ntabwo twacogora, ahubwo iminsi ku yindi tugenda twongererwamo imbaraga. Haleluya. Nubwo urucantege rwaza, nubwo amagambo yaba menshi akavuga ati buriya, bakavuga ati uriya muntu ibyo arimo buriya arabizi, twebwe tuzi icyo turiho. Yesu ashimwe cyane. Tuzi uwo twamenye, tuzi uwo dukurikira, nubwo twatakaza ibyacu byose ariko akazima tubitakaza ku Mana, ariko tutabitakariza mu bazimu. Haleluya. Yesu ashimwe. Iri jambo rero ry'Imana nicyo twibutsa ngo abasore b'imigenda bazananirwa, bazagenda bacogore. Haleluya. Amen. Ariko abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Haleluya. Bakecuru banjye bari hano, babyeyi muri hano, basore n'inkumi, namwe mwese rubyiruko. Haleluya. Hari imbaraga nshya Imana iba yatubikiye. Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga nshya Imana iba iduteguriye kugira ngo izidusubizemo. Mu gihe abandi bananiwe, iyo uyinambyeho Imana igusukamo imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ahantu ndahakunda kuko nahaboneye Imana, niyo mpamvu nahagarutse. Iyo nabaga ahantu njyaga mba ndi muri network, numvaga ndi mu mwuka neza. Yesu ashimwe. Hari ahandi nagiye numva neza ikirere ntabwo ndi kubifata. Yesu ashimwe. Nuko umurongo wa 7 nanone muri 50 muri Yesaya bavuga kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma amwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakagera gute, hakamera nk'urutare. Haleluya. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Reka nkubwire babyeyi muri hano, ntabwo muzakorwa n'isoni. Mwebwe mwemeye mugakunda Imana, mwemeye mugakurikira Imana, mugomba gusazira mu Mana, ntabwo muzakorwa n'isoni. Uyu Yesu twakurikiye ntajya akoze isoni. Reka. Njyewe umugabo uhagaze hano ndi kubibabwira, iyo ataba ari Yesu mba narapfuye kera. No gusoma nakabaye ntazi gusoma no kwandika. Ariko nabonye Yesu aho yamuje n'abantu ntari nazi, kubera ko nakijijwe gusa ndirimba muri korali. Haleluya. Umukozi w'Imana arandeba arambwira ati genda wige, amafaranga yose nzayishyura.
ndiga ndangiza segonderi. Ubwo se urumva aho Imana yacu twayiveba ni he? Aho Imana idakorera ni he? Muri iyo Mana niho hagiye havamo ibi byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagira ngo rero mukomere mu maso hanyu. Mu maso hanyu habe nk'urutare. Haleluya. Habe nk'urutare. Nimuhungabanywe n'imiyaga, nimuhungabanywe n'ibicantege, nimuhungabanywe n'amagambo, nimuhungabanywe n'inzara, nimuhungabanywe n'ibibazo. Turi muri iki gihugu, turi abanyamahanga, hari byinshi tuzahura nabyo nka challenge, ariko uhangane nabyo. Mu maso hawe hakomere, kuko Umwami Imana yawe izagutabara. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, niyo mpamvu ntamwara, kandi ntazakorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Abantu benshi baba badutegereje ngo barebe ukuntu tuzakorwa n'isoni. Buri muntu utakwifuriza icyiza ahora agenzura uko bwije, uko bukeye, uko waramutse, uko wiriwe, atari impuhwe, ariko ari ukugira ngo arebe ibyasi ntambwe uri gutera. Murabyumva neza? Uwe ashaka kureba ko uri gutera intambwe uri inyuma, ariko Imana yawe irahari kugira ngo iguteze intambwe ujya imbere. Haleluya. Mu Rwanda bajya bavuga ngo ni abakontresizi. Mu buzima tugira abakontresizi, ariko bariya abakontresizi batuma Umwami Imana akora. Kuko abakontresizi batabayeho, ntabwo twamenya gukora ku Imana. Imana ihindura imigambi yabo impfabusa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu arabyara se azabareresha. Arabyaye umuntu marambye. Atareko uzi ko abapasiteri bacu batajya bemererwa kubyara abana. Murumva ko kandi? Samuel. Ugarutse hano, wira wicara hano. Kugira ngo tuganire neza. Turaza kujya gucuranga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bicara iruhande rwa mama wawe. Yesu ashimwe. Amen, amen. Umugabo arandeba. Urabona aba bana banjye n'indahekana. Uriya muhungu n'uriya mukobwa. Kristo uyu na Kristo uyu barashorerana. Noneho njya ngareba n'amikoro yanjye ntabwo biri guhura neza. Habona hajemo n'uwa gatatu uri. Ati pase ufite yembe gani? Imeze gute? Uzi ko byara n'abanyamurenge. Cyangwa yego. Iza abanyamurenge babyara. Atabanyamurenge babyara buri munsi. Nase ko ari umugisha w'Imana ndugenze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero iki kirazira mu itorero ryanyu. Urimo urakora amakosa. Abana rero bazakorwa n'isoni, izina ry'Imana rigerete imware. Nubyara abana benshi uzasanga ukicubaha. Oya, ndi mu Rwanda. Urumva politiki y'u Rwanda isigaye ku bana bane. Kandi urumva nayo imaze kugera ku bana batatu. Ubona ko gikomeye. Kandi twicaye tuganira nk'abagabo. Rero njyewe ntabwo ushobora guhagarara. Kereka Imana nihagarara. Yesu ashimwe cyane. Imana niba yarampaye abana nzababyara. Nawe turiya mugore uri kumuhemukiye. Nawe ntabwo uri kumuhemukiye. Ni umugisha nawe arawifuza. Uri kumva? Ariko ndagira ngo ubwire. Nyina yaho ntakambwiraga nabi niko yabyumvaga. Ariko nyina yaho niwe waje kumpanura. Arahanurira ejo ndahashe. Ngo Imana yaguhaye umugisha mu bana bawe. Uyu wa muntu wakoraga kwa bari bimeze gushyira icyo kirungo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo abantu bivugira ibyayo, ariko Imana ifite ibyayo itegura ubuzima bwawe. Haleluya. Abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga, abantu bafite uburenganzira bwo gutekereza, ntabwo ufite nawe kubabuza, ariko Imana ifite icyo yateguye mu buzima bwawe. Iyo tubyara avuga ngo arababyara se azabarira, arababyara se azarigisha mu mashuri, arababyara se bazabaho. Imana ibeshaho abana n'ifite abana bawe. Haleluya. Birashoboka ko utari kubona, ariko Imana ireberera abayo, ntabwo isinzira. Yesu ashimwe cyane.
iyo Mana turayizi, yaraturebereye, yaratugaburiye, yaratwambitse. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero ubona abantu bavuga ngo kuki uriya muntu ahorana morale. Impamvu tugira morale ni uko Umwami Imana adutabara. Niyo mpamvu agahanga kacu gahora kagize gato kakomeye nka beto. Ni urutare, niko Bibiliya yatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Agahanga kacu gahora hasanje nka beto. Izuba nubwo ryatubona. Haleluya. Nubwo twanyura mu bibazo ntabwo tubyumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko tuzi ko Umwami Imana azabihindura by'akanya gato. Umuntu w'Imana wageze hano rero, ijambo ry'Imana duhaye umunsi ibiri, nuko Umwami Imana azagutabara. Ntugire ubwoba. Haleluya. Umwami Imana azagutabara. Kandi arahari. Reka dusozereze ku ijambo riri muri Daniyeli igice 11 umurongo 32. Kirere ntabwo turagifata neza ariko tuzagifata kirabeshya. Amen. Haleluya. Tuzagifata neza hano tuzahigarurira umwuka zaza. Amina. Daniyeli ya Bibiliya yawe ifite. Igitabo cya Daniyeli wasoma mu Cyongereza Daniel ibice 11 umurongo 32. Wabonye? And such as the wicked do against the covenant shall be corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Amina. Amen. Daniel ibice 11 umurongo 32 kananya soma mu Kinyarwanda. Abanga baca mu isezerano azabayoboresha kubasheshera, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Amina. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jambo twasomye, abasore bazakomera ariko abasaza cyangwa abakuru bo bazatumbagira nk'iki. Abazi Imana yabo bazatumbagira nk'ibisiga. Mu gihe abasore bo bananiwe, mu gihe abasore baguye. Haleluya. Ikindi cya kabiri twabonye nuko tutazamwara. Ikindi kikatuvuga ngo turakomera tukamera nk'urutare. Ikindi kikatuvuga ngo tuzi yuko tutazakorwa n'isoni. Ayo magambo atatu ntabwo mwayatwara cyangwa ni abahagije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntuzamwara, ntuzakorwa n'isoni, mu maso yawe azakomera amere nk'urutare. Haleluya. Ibyo byonyine birahagije. Mu gihe abasore bo bazananirwa, wowe Imana izakongereramo imbaraga, none utumbagire mu kirere uguruke nk'ikizu. Aha rero muri Daniyeli nawe yarabyitegereje, niho yavuze aya magambo. Aho kandi abanyabwenge 32 abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshera, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Yesu ashimwe cyane. Abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Bene data, mwagize neza kumenya Imana. Imana ntabwo ari abantu bamwe. Imana ntabwo ari ubwoko bumwe. Imana ntabwo ari Imana ni abantu bose. Abamenye Imana yabo
bazakomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu muhungu Daniyeli yari umwimukira, yari umunyagano mu gihugu cya Babuloni. Uyu mwana bamukoreye ubugome, we na mugenzi wabo, we na bagenzi be, Meshaki, Sadraka na Abedinego, babajugunye mu itanura ryaka umuriro kugira ngo bapfe kubera ko bamenye Imana yabo. Bari Abaheburayo. Daniyeli bamuhora ko asenga, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ariko Daniyeli ahishurirwa yuko bamaze kumenya Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ibi bintu turi kuvuga ntabwo ari insigamigani, ntabwo ari incamigani, niko byagenze. Daniyeli ubu ngubu yari umunyagano, yabasha kuyobora i Babuloni, yungiriza umwami, aba premier ministre. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko mu buzima bwiwe, haleluya, yasengaga Imana gatatu ku munsi. Amina. Ngo yafungura idirisha areba iwabo i Yerusalemu. Nubwo yari umunyagano ari i Babuloni, ntabwo yari yakuye umutima ku Mana ye. Yesu ashimwe cyane. Yakomeje guhanga amaso ku Uwiteka Imana, ngo agafungura idirisha bose babireba, asenga Imana nyakuri gatatu ku munsi. Abanyababuloni bo bikubitaga imbere y'ibibumbano, abandi bakaramya ikibumbano cyane cy'umwami Nebukadinezari. Baramwatuye umugabo, baramwanga, baravuga ati nta kintu tugiye kumutegera, tugiye kumutegera ku Mana ye. Haleluya. Kubera ko twamugiriye ishyari, tugomba kumuhirika, nta rindi kosa tuzamuboneraho. Ntabwo yiba, ntabwo abeshya, nta sebanya, nta sambana, ntagira izindi ngeso. Ariko ikintu cyose twamufatira ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Bati none tugiye kuvuga ngo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntabwo rijya rikuka. Iryasohotse iyo ryasinywe, umuntu wese agomba kuryubahiriza. Basinyisha umwami ku gahato Nebukadinezari ngo ntihazagire Imana yindi isengwa. Haleluya. Uretse icyo kigirwamana kiri mu ishusho yande ya Nebukadinezari, ngo bose bajye bamurana. Uyu mugabo arabatereka reka njyewe nta Imana nasenga uretse Imana nyirisi n'ijuru. Haleluya. Barabati turamubonye, nta kintu twabakorera abantu no kubica. Haleluya. Ariko ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare, intare ibinwa irafatana, yanga kubumbuka, baribandika. Umwami aje kureba aravuga ngo Daniyeli aracyariho, none ko Imana yabonye ko ntacyo nagucumuyeho, kandi nayo ntacyo nayicumuyeho, yandinze akanwa k'iki k'intare. Haleluya. Umwami aravuga ati rero bigaragara ko uyu mugabo koko asenga Imana. Uhereye uyu munsi, haleluya, Imana ya Daniyeli bimenyekana ko ariyo Mana nyakuri, Babuloni mwese mutangiye kuyisenga. Haleluya. Kandi ku ngoma yanjye, amen, niyo uzasimbura azabimenya Daniyeli akiriho, ntibazamukure ku ntebe. Niho Daniyeli yamenye iri jambo, aravuga ngo abamenye Imana yabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abazi Imana yabo barakomera. Niyo mpamvu Daniyeli yakomeye kuko yari azi Imana nyakuri. Yesu ashimwe cyane. Ngo abamenye Imana yabo ngo barakomera, ngo kandi bagakora iby'iki iby'ubutwari. Haleluya. Mwana data nta wundi utanga gukomera. Amashuri ntiyaguha gukomera, amafaranga menshi ntiyaguha gukomera, imiryango yacu ntiyaduha gukomera, ariko Imana yavuze ngo komera, urakomera. Haleluya. Imana yagukomeje urakomera. Imana yavuze ngo urahangaha urahanyura. Imana yavuze ngo injira ahangaha urahinjira. Yesu ashimwe cyane. Imana yaguciriye inzira nawe ubasha kuyifunga. Yesu ashimwe cyane. Imana ivuze ngo baho nawe ugukuraho. Yesu ashimwe. Daniyeli n'ubwo n'ubu bamurwanyije byageze aho bipfa gusa, ahubwo babajugunya bamucira guki urwo gupfa, izi ntare zibasamira hejuru. Uyu munsi wa none ndagira ngo hari Imana yawe ikomeye, Imana iruta ibigirwamana, Imana ivuga bikabaho, yategeka bigakomera, Imana yimura abantu ku ngoma, Imana ikimika abandi, Imana ikura ku cyavu, Imana yicizanya n'ibikomangoma. Haleluya. Imana ihindura amateka, Imana ikiza indwara, Imana izura abapfuye,
umwambaro w'icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi wa none ijambo nkuzaniye ngo mu maso hacu ntabwo hazahonga, ahubwo hazakamba, hazakomera hamere nka beto, hazakomera hamere nk'urutare. Haleluya. Hari abantu bagambiriye kugira ngo ucike intege, wenda ugere aho wumva ko upfuye, ariko ndakubwira ntabwo urapfa, ahubwo ubuzima bwawe buracyakomeje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ubu none ntangiye kumva ijuru ni kuyegera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu iri kumwe natwe. Iyabanye na Daniel mu rwabo rw'intare, izabana nawe muri Canada. Haleluya. Imana yabanye na Daniel mu rwabo rw'intare, izabana n'abana bawe. Imana yabanye none abandi bose, abantu twabanye muri Bibiliya, yabanye na Yosefu, ibana nawe muri gereza, ava muri gereza agera kwa Farawo, aba premier ministre. Imana izagushoboza, uzaraba umubare n'umwana wawe akomeye, uzajya ku by'umwana wawe yaguhahiye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo Mana nzakorera, iyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzakorera, iyo niyo Mana nzavugira, iyo niyo Mana nzakorera, nzagukorera Mana umurimo wawe, nzagukorera nanjye uzampa ingororano. Nzagukorera Mana umurimo wawe, nzagukorera Mana uzampa ingororano. Iyo nzakuvurira hose umurimo wawe, nzagukorera nanjye uzampa ingororano. Nzagukorera Mana umurimo wawe, nzagukorera Mana uzampa ingororano. Nzakuvugira amahanga ubutumwa bwiza, nzagukorera njyewe uzampa ingororano. Nzagukorera Mana umurimo wawe, nzagukorera Data nzakubwira bose mu mahanga yose, nzagukorera Mana uzampa ingororano. Nzagukorera Mana umurimo wawe, nzagukorera Mana uzampa ingororano. Haleluya. Iyi Mana muyinambeho, ihemba neza, ntabwo yambura vuba. Ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura, iyo ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura, iyo ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura, uwo Yesu ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura, uwo Mwami ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura, ni mwiza ohemba neza ntiyambura, ohemba neza ntiyambura. Iyo mukawera aramanuka batangira kubona Imana, mukawera aramanuka batangira kubona Imana, iyo batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana. Haleluya, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana, batangira kubona Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire iri jambo ryakuziye. Haleluya. Abaca mu isezerano azabayobesha gushyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Haleluya. Humura, Imana iri kumwe natwe. Tugiye gusenga Imana. Amagambo wumviye aha ngaha ni menshi, muzakorwa n'isoni, uzakomera mu maso hawe amere nk'urutare. Haleluya. Muzamwara. Haleluya. Nanjye ndabihamya ko ibyo ndimo hano
ntabwo nzakorwa n'isoni, nta nubwo nzamwara. Yesu ashimwe cyane. No mu maso hanjye azakomeza hakomere nk'urutare. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo nawe ribirya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nuzajya ugenda uzajya wumva ko umwami Imana azagutabara. Ntabwo uri wenyine, ntabwo wishoboza kuko Imana ihari kugira ngo ugushoboze. Bwana asifiwe sana. Reka dusenge Imana. Zamura amaboko yawe imbere y'Imana, uyibwire ibyajyaga bikugora byose, ibyo wabonaga bikomeye, kugira ngo izi gutabara. Niko ijambo ryawe ritubwira. Mana yacu, turi imbere yawe, turabona imisozi imbere yacu, turabona ibibazo imbere yacu, turabona inyanja z'ibibazo imbere yacu. Abana bacu hari igihe tubareba tukayibaza Mwami uko ejo bazabaho, ingo zacu hari igihe tuzireba tukabona Mwami nta cyerekezo. Mwami ubuzima bwacu hari igihe tubona tukabona ari bugufi cyane, ariko Imana yacu ishimwe kuko tuzaniye ijambo ry'ihumure. Uravuze ngo abasore bazagenda bananirwe, Mwami Imana yacu bandi bacogore, ariko uratubwiye ngo twebwe bamenye Imana yacu, Uwiteka Imana ntabwo tuzakorwa n'isoni, ngo ntabwo tuzamwara, uzahagararana natwe, amaso yacu azakomera ngo hamere nk'urutare. Ndagira ngo ukomeze ababyeyi bari hano, ukomeze abana bari hano, ukomeze abagabo bari hano, wongere uduhe imbaraga Mana, uturinde gucogora, uturinde gutentebuka, uturinde Satani wawe ugisubiza abantu inyuma. Turasaba kugira ngo ijambo ryawe umunsi wa none rigabe imizi mu mitima yacu, rigabe amashami mu mitima yacu, uko bwije ko bukeye Mwuka Wera agenda twibutsa nijye duhura n'ibibazo, niduhura n'ibitugoye, tumenye ko turi kumwe nawe Mana, tumenye ko witeguye kudutabara. Utabare rero Mwami, utabare itorero, utabare abantu bawe, ubarengere kandi ubitaho abariho kugira ngo babace intege. Mwami Imana yacu baturinde, aho utuzanira badukomeza. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje yuko iri jambo riziye igihe, kandi Mwami ukomeje imitima y'abene byateye bitendebutse, abari bafite kwiheba, abari bafite gucika intege, uyu munsi bongere basubizwemo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibintu biracyagoye, ni uyobora, ni ubwiriza, ni kuririmba.